nanjye mbashimira mwebwe mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. None tariki 22 Mutarama turazirikana umutagatifu Vincent yabayeho hagati y'umwaka w'1795 n'umwaka w'1850. muri kumwe na Dusenge Gilbert naho mukanya. Nkuko nari babwiye, none tariki 22 Mutarama turazirikana umutagatifu Vincent Paroti waje kuba umusaseridoti. Mutagatifu Vincent Paroti yavukiye Roma mu Butaliyani kuwa 21 Mata mu 1795. Bucye yavutse tariki 22 Mata mu mwaka w'1795 niwo munsi yabatirijweho. Amaze gutangira amashuri, Vincent Paroti yakundaga gusenga cyane kandi akavuga ko yifuza kuzaba umusaseridoti. Imana rero yaje kumutorera ubusaseridoti, yiga filozofiya na teoloji. Yahawe ubusaseridoti kuwa 16 Gicurasi mu mwaka w'1816. Mu mibereho ye yabaye umusaseridoti w'indahinyuka. Yitaye kuri roho z'abantu b'ingeri zose, abato n'abakuru, abitegura kwiyegurira Imana, abarwayi b'indembe n'imfungwa zaciriwe urubanza rwo gupfa. Yagize imirimo myinshi yaje kumufatanya n'amagara ye yagerwaga ku mashyi, aza gufatwa n'indwara iramuhitana. Paroti yitabye Imana afite imyaka 55 gusa. Mu mibereho ye yakoze igikorwa gikomeye cy'ingenzi, ashinga umuryango mu mwaka w'1835, urugaga rw'iyogezabutumwa gatolika, Union de l'Apostolate Catholique, ruhuriwemo n'ingeri zose z'abakristo, abarayiki, abihaye Imana n'abasaseridoti. Imiryango imwe igize urwo rugaga hari umuryango w'abapadiri n'abafurere, Cité de l'Apostolique Catholique Parotine, n'ababikira Saint Missionnaire de l'Apostolique Catholique. Mutagatifu Vincent udusabire. Mbona kwifuriza umunsi mwiza umuryango w'abapadiri ba Parotine, harimo n'abashizwe ingoro ya Yezu Nyirimpuhwe mu Ruhango. Umunsi mwiza kuri Padiri Jean Pierre Nsabimana, umuyobozi w'ingoro. Abitwa ba Vincent bose bifuje kugira umunsi mwiza. Namwe mwese muzirikana umutagatifu Vincent, mugira umunsi mwiza. Jye mwumvaga ni Dusenge Gilbert. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Naho mutaha.